talent show kugaragaza impano bifitemo. Aho ijoro riba ritangiye kugwa bakajya gufata ifunguro rya nijoro, hanyuma bakarangiza baza ku kibuga kureba amakuru, filime, indirimbo n'ibindi. Ibi babirangiza bajya kuryama mu nzu ngari zabigenewe. Umunsi ukaba urangiye utyo. Ikigo cya Iwawa gifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 6,000, ariko umuyobozi wacyo Dr. Nshimiyimana Jean Damascene asobanura ko izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turi saa 11:15 za mu gitondo Iwawa. Imvura nyinshi irahise, imivu y'amazi iratemba. Birumvikana ko ahantu hari abantu bangana batya amasengesho ntiyabura mu byo babanza gukora bakibyuka. Mana yacu, Mana nziza, ndagusabye muri iki gitondo waturinze ikirimi gisa nacyo, waturinze imyuka mibi ya Satani. Turi Imana, dufashiriza abayobozi, dufashiriza imiryango yacu, turindira abagore n'abana, kuko uri Imana nziza. Twongera guhumeka umwuka w'ubuzima bukeye, turongera tugushime kuko uri Imana nziza. Amen. Nyagasani, ibyo nakugiye byose ndabyanze uko bineranya nawe, bikadutandukanya none tukanigira iteka, kandi byajya ko byicishije Yesu Kristo umwana ukunda. Dawe nyishaka kubisubira, ndashaka kuwawe. Amen. Abagabo n'abahungu ntibakanzwe n'imbeho ngo bagundire ishuka. Bamwe bari kurangiza gusasa uburiri bwabo bararamo, abandi bamaze kugera hanze baritonze cyane nk'abafite icyo bategereje cy'ingenzi kirahari. Tubabara mu gitondo kugira ngo tubanze turebe yuko imibare y'abantu twararanye ari bo turamukanye, kandi turebe ko nta wagize ikibazo, nta warwaye cyangwa ngo abe yahuye n'ikindi kibazo. Hano tugira ibihodi bararamo 17, kimwe kiraramo abantu bari nko muri 300 n'abandi bake barengaho. Ubwo umunsi ubutangiye, ababishinzwe iyo bamaze kubara aba banyeshuri bahita berekeza mu mirimo yo gusukura mu kigo hose, abandi bakajya mu gikoni gutekera bagenzi babo igikoma n'utundi turimo tw'amaboko. Iyo barangije utwo turimo bajya kunywa igikoma. Nyuma yabyo bahita bajya ku kibuga bahuriraho bose, maze bakaririmba indirimbo yubahiriza igihugu, bakanaboneraho kumva amatangazo n'amabwiriza bagenewe. Ibi iyo birangiye, buri wese mu byo yahisemo kwiga ahita bijyamo, ariko cyane cyane abenshi bahita bajya mu matsinda magari, matoya se cyangwa ari babiri gusa. Aha niho usanga munsi y'ibiti by'inganzamarumbo bigwiriye aha Iwawa amatsinda y'abanyeshuri n'abahanga mu mitekerereze n'imyitwarire ya muntu. Ndetse ni muri uyu mwanya aba bahanga batiza abanyeshuri telefone maze bakavugana nabo mu miryango yabo. Nta kibazo, meze neza rwose. Nzaza n'abaye undi atari wa wundi wa kera. Nawe mubwira ngo nuko nta bintu by'inoza ayo masomo mwiganye harimo n'amategeko bari kwiga n'amategeko yo mu Rwanda. Birahari n'ubu ngubu bari basa nkaho bari mu bizami. Aho ikibazo nagize ndangamuntu yanjye nyine se Suzukuri Kimironko bayagiye kuyaka barayimwima. Ubu Musanze turi kuganira, hari umubyeyi umwe wifuje kugira inama umwana kuri telefone kuko birafasha, natwe tukaganira kugira ngo duhuze amakuru ku cyamuzanye, nawe amugira inama natwe tugashyiraho akacu. Sibyo kubera cya kizere batakaje muri societe, ugasanga baravuga bati murebere mwarunaka mu mudugudu hari cyavuze. Ni gute wumva nuva hangaha uzabigenza ute kugira ngo icyo kizere ukigarurire? Tubwire samwe. N'abiga imyuga, akazi n'amasomo ubwo baba birimo. Ibi byose birangira ahagana saa 7 maze bakajya gufata ifunguro rya kumanywa. Nyuma ya saa 6 bitewe n'umunsi, abanyeshuri baba bari gukomeza gushyira mu bikorwa imyuga bize, gutegwa amatwi n'ibindi. Umunsi waba uciye ikibu, amasaha agana ku y'umugoroba bahita bajya mu mikino inyuranye, ndetse ku wa gatanu ho haba n'ibyitwa talent show kugaragaza impano bifitemo. Aho ijoro riba ritangiye kugwa bakajya gufata ifunguro rya nijoro, hanyuma bakarangiza baza ku kibuga kureba amakuru, filime, indirimbo n'ibindi. Ibi babirangiza bajya kuryama mu nzu ngari zabigenewe. Umunsi ukaba urangiye utyo.
ikigo cya Iwawa gifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 6,000 ariko umuyobozi wacyo Dr Nshimiyimana Jean Damascene asobanura ko icyifuzo cyabo ari uko impamvu zitera ubuzererezi no kwishora mu migenzereze mibi byahagarara burundu. Ntabwo icyifuzo cyacu ari ukwakira benshi bashoboka nuko bagabanuka ndetse bikanarangira nayo mafaranga mwavugaga akaba yagenda agakora ibindi. Aphrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, Iwawa. no kwambuka amazi rero